byose iya mverope mwana wa Feza bawe mu diaspora Kazuba rero mukobwa wanjye urumva uzaturiza abazungu uzagira umugisha uzabane n'Imana kandi Kazo uzanyereke ko igihe cyose ntigeze nibeshya ahubwo nakoze igikwiriye kuri ko mutajya mu modoka nimusime kumukerera nyine Kazo ibyo byose yari kukubwira ni ukuri duhagarare neza urabizi ko mu Rwanda tugira umuco tugira ikinyabupfura uzahagarara u Rwanda neza sibyo umetse kujyanye ubaha usanze ikindi ntuzibagirwe gusenga sibyo Kazo ubwitonde umuco uzabihorana uko wabaye uwa mbere uzahora uba uwa mbere kandi uzahora utsinda sibyo Kazo nzagukumbura nanjye nzagukumbura uretse tugiye Imana mugura yanjye ntabwo jya uragenda Kazo indege iransiga ntabwo iri bugusiga cyane amasaha nyamara umwana arasiga Kazo twabanye mu buzima bugoye jye nawe wambereye inshuti kandi uri umwana kuri de twaragendanye ntiwansiga twarasangiye ntiwancura wambereye umwana mwiza shimye Imana ko byibuze hari ikintu iremye kandi binabyifuza binabisengeye ntabwo ibijyanye no gusenga abakoze gusenga Imana guha umugisha abo turi bujyane mu modoka tugenda Kazo mbwiye ko nanjye ngukunda kandi utazigera wibagirwa ko ngukunda cyane uretse ari kurira biremewe mutureke tumusezereho nyine tusigaye twishimye mu modoka Kazo reka turira Kazo ugenda oya nimurero uzaba umwana mwiza abanzi baganye ntuzace Derek inyuma ntabwo nzabikora nende kugira ngo uzashaka ngo umugabo w'umuzungu w'umudiaspora ariko nizeye bora Derek hano si wajya gumbwira ngo